Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana mu kiganiro twise Morning Prayer. Imana ibagire neza kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga mu gitondo. Uwiteka abane namwe mwese, kandi turabasaba gukomeza gusangiza abandi aya masengesho, iri jambo tuba twize, kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Imana ibagirire neza. Iki cyumweru turi kwiga ijambo ry'Imana Uwiteka dushyize ku mutima, rivuga ngo ubaka igicaniro cy'Uwiteka. Twagiye twiga ibyanditswe byinshi, dusoma ibyanditswe byinshi. Turabasaba kugira ngo abatashoboye kubikurikirana mujye kuri YouTube channel, mwandika Arsene Ndikumana, muzohasanga izindi nyigisho n'andi masengesho twagiye dukora, kandi ndizera ko muzohabwa umugisha. Uwiteka abagire neza. Nizere ko murubaka by'ukuri igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwanyu. Gusenga bifite umumaro mwinshi cyane, ariko igicaniro turi kuvuga muri iki cyumweru ni ibicaniro bigomba kubakwa n'abakristo n'abizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho bari hose, ahatandukanye, atari bimwe byo mu rusengero gusa, ahubwo mu buzima bwacu twubake igicaniro cyo gusenga. Haba mu rugo rwawe, niba uri umupapa, niba uri umumama, ufite abana bakijijwe, mwese murakijijwe, mwubake ibicaniro byo gusenga. Amasengesho yanyu mu muryango wanyu ashobora gukora ibitangaza, agahindura byinshi. Reka mbibutse yuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 tuhasanga inkuru ya Petero yafashwe na Herode arafungwa. Icyo gihe ngo Herode yaramaze kwica Yakobo amuciye izosi, noneho afata Petero kugira ngo nawe amwice. Ese mwaba muzi icyatabaye Petero muri gereza? Iyo usomye kino gice cyose cya 12 uza gusanga hari abakristo bari hamwe, bari gusenga, bari mu nzu, ntabwo bari mu rusengero, oya, bari mu nzu, bari hamwe, bari gusenga, bubatse igicaniro cyo gusenga, bingingira Petero, maze Petero Imana iramanuka iramutabara. Yesu ashimwe cyane. Iyo usomye ku murongo wa 11 muri iki gice cya 12 byakozwe n'intumwa, Bibiliya iravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza ibyo ubwo bwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. 12 akibitekerezaho atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateramye basenga. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bo muracu birashoboka ko ari abantu bo mu gace kamwe, bari baturanye, bari bateranye hamwe. Yesu ashimwe cyane. Kwa Yohana bariko barasenga, basenga bingingira Petero. Nshuti yanjye, nawe gusenga kwa gushobora kugira umumaro mwinshi. Nubwo wasengera mu nzu yawe, nubwo wasengana n'umuryango wawe, bishobora gutabara benshi, bishobora gukiza benshi. Ubaka igicaniro cy'amasengesho mu rugo rwawe. Biratangaje kubona abantu bashobora kuba bakijijwe, baba mu nzu imwe, ariko umwe wese agakora gahunda ze. Jya mufata ibihe byo gusengana kwanyu bishobora kugira umumaro mwinshi. Uwiteka abashoboze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwana, ndasengera umuntu wese karanyumva, umuhe imbaraga n'ubushobozi bwo kubaka igicaniro cy'amasengesho mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Uko umwanya wose waba ungana, umushoboze kubikora, kandi yizeye byinshi bizakoreka, bihinduke kubw'isengesho yakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.